Koforwa ni umuryango nyarwanda utari uwa leta washinzwe mu 1972 na Padiri Sylvain Bourguet ukomoka mu gihugu cy'Ububiligi. Ukaba ufite icyicaro gikuru mu murenge wa Kibangu, akarere ka Muhanga, intara y'Amajyepfo. Kuva yashingwa kugeza ubu, Koforwa ikora ibikorwa bitandukanye bigamije imibereho myiza y'abaturage binyuze mu mishinga yagiye ikora mu myaka 50 imaze ishinzwe, ni ukuvuga kuva mu 1972 kugera mu 2022. Amavu n'amavuko ya Koforwa ashingiye ku mateka maremare yatangiye nyuma y'uko Padiri Sylvain Bourguet ageze Ikibangu muri komine ya Nyakabanda, ubu ni mu karere ka Muhanga, hari muri Gashyantare 1964. Akihagera, Padiri Sylvain Bourguet yatangiye gukora ibikorwa by'iterambere, cyane ko yabonaga abaturage bo muri ako gace bari bugarijwe n'ubukene, kubura amazi meza n'ibindi bibazo. Amaze kubona ikibazo gikomeye cy'urubyiruko rwari rwugarijwe n'ubukene ndetse rutanabashaka gukomeza amashuri yisumbuye, mu 1965 Padiri Sylvain Bourguet yatangije uburyo bwo guhugura urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa mu myuga y'ububaji n'ubwubatsi ndetse n'ubudozi n'ubutetsi. Nuko ikigo cyigisha imyuga igamije amajyambere y'icyaro Kara gitangira ubwo. Kara yabaye ibuye ry'ifatizo ry'ibikorwa byose by'iterambere Padiri Sylvain Bourguet yagejeje ku bari batuye mu yahoze ari komine Nyakabanda ndetse n'ahandi. Igikorwa cyo kujijura abaturage cyaje gukwira u Rwanda rwose, ndetse cyahoze ari Kara gihinduka ikigo cya komini cy'amahugurwa, hanyuma gifata izina rya IGA, basemuraga mu Gifaransa Centre Communal de Développement et de Formation Permanente, CCDFP. Ni ukuvuga ikigo cya komine kita ku majyambere n'amahugurwa. IGA yagize uruhare runini mu kwigisha abaturage gusoma, kwandika no kubara, ndetse ikomeza guhugura abaturage ibigisha imyuga, ubuhinzi n'ubworozi bwa kijyambere, kurwanya imirire mibi n'ibindi. Ivuka rya Koforwa ryavuye ku muhati wa Padiri Sylvain Bourguet. Byatangiye nyuma y'uko ikigo nderabuzima cya Gitega gitegereje ababyeyi gitashywe mu 1969 nta mazi gifite. Maze nyuma yo kwitegereza akababaro k'abarwayi, ababyeyi ndetse n'abandi baturage bavumaga kure muri rusange, mu 1970 Padiri Sylvain Bourguet yasabye umuryango mpuzamahanga wita ku majyambere y'icyaro AIDEL ko yabagezaho amazi meza, maze bakora umushinga bise Biseke. Biseke ni isoko bafatiyeho umuyoboro wagejeje amazi meza kuri iryo vuriro rya Gitega. Mu gukora uwo mushinga, abaturage batangaga umuganda bafatanyije n'ubuyobozi bwa komine ya Nyakabanda, mu gihe ku rundi ruhande abatekinisiye ba AIDEL banakoranaga n'abanyamyuga bize muri Kara, maze mu kuboza 1971 amazi agera ku ivuriro. Nuko ibikorwa byagutse byo kwita ku mazi bitangira gutyo. Babanyamwuga bo muri Kara bahise batangira ishyirahamwe rishya rikora amazi ASEDER. Ni ukuvuga ishyirahamwe rya komine rigamije amajyambere y'icyaro, ryuma bafata izina rya EAYA, ni ukuvuga ishyirahamwe ryita ku mazi n'isukura, ari naryo ryahindutse izina rikitwa Koforwa. Mu 1972 hatangiye gukorwa ibikorwa bwite by'abanyamuryango ba Koforwa. Kuva yashingwa kugeza mu mwaka wa 1976, Koforwa yakoze ibikorwa byo kugeza ku baturage ba komine Nyakabanda amazi meza no kubafasha kuyacunga neza. Ariko nyuma yaho gato, mu 1977, uyu muryango watangiye kwagurira ibikorwa byawo hirya no hino mu Rwanda. Aha twababwira ko ibikorwa bya Koforwa byanarenze imbibi z'u Rwanda, kuko nko mu gihugu cya Uganda Ikabare, Koforwa yahakoze imiyoboro y'amazi igera kuri 5, naho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kwijwi n'Irubumbashi, Koforwa ihakora imiyoboro y'amazi minini 3. Kimara gushingwa Koforwa yabanje komine icyahoze ari komine Nyakabanda, ntabwo byahagarariyeho gusa. Koforwa yakoze igihugu cyose amazi meza, haba mu Mutara, haba za Cyangugu, Ruhengeri, Gisenyi, ndetse no muri Kongo twagiye gukora y'amazi. Amazi meza n'uyu munsi turayafite.
kandi koko ikibazo cyerekeranye n'inzoka mwakora iperereza nta nzoka tukirwaye zituruka ku mazi mabi. Intego z'ibanze za Koforwa zari ugufasha abaturage bo mu cyaro kubona amazi meza kandi asukuye aturuka mu misozi y'u Rwanda, gufasha abaturage gucunga neza ibikorwa by'amazi no gukomeza kwigisha urubyiruko imyuga y'ububaji n'ubwubatsi kugira ngo bafashe abandi baturage batarabona amazi meza kuyabona. Ntabwo Koforwa yakoze imishinga y'amazi, isuku n'isukura gusa, kuko mu rwego rwo gufasha abaturage kwita ku mirire no gufata neza ingo zabo, Koforwa yanashyizeho ibigo mbonezamirire centre nutritionnel ndetse n'ishuri ryigisha ibijyanye no gufata neza ingo foyer social. Batwigishije guhinga soya, batwigisha guhinga imboga, cyane cyane imboga. Umubyeyi wese akaba afite akarima k'imboga kuko imboga zigwanya bwaki cyane kandi imboga zirimo vitamine nyinshi, nuko ibindi ni imyumbati kugira ngo babone ibibabi by'isombe, kuko isombe nayo ifite akamaro cyane, twigisha ko ifite akamaro cyane. Mu 1975 kandi yanagize igitekerezo cyo kubaka ikiraro cyo kuri Nyabarongo mu rwego rwo korohereza ingendo abarwayi bavaga ku kigo nderabuzima cya Gitega bajya kwivuriza mu bitaro bya Muhororo na Ruhengeri, koroshya ubuhahirane ndetse no koroshya ingendo no kwegereza amazi meza abaturage bari batuye mu yahoze ari perefegitura ya Gisenyi n'iya Ruhengeri. Mu 1987 ku mugezi witwa Nyakabanda Ikibangu hubatswe urugomero rw'amashanyarazi rwatangaga ingufu zingana na kilowati 35, rukaba rwaracaniraga ingo 400 zo mu yahoze ari komine Nyakabanda, aho Koforwa yakoreraga ibigo by'amashuri 6, ikigo nderabuzima cya Kibangu, ibiro by'umurenge wa Kibangu ahakorerwa ubucuruzi, insengero n'ahandi. Uru rugomero rwatumye kandi abandi baturage babasha kwikorera ingomero no z'amashanyarazi. Karegeya Charles ni umwe mu batekinisiye bigishijwe na Koforwa ibijyanye no gukora bene izo ngomero. Umaze gukora ingomero 3, hari Rusumo, Sumo nanone, Gifurwe, Nyabikenke, ndumva izo ngufu ziciriritse. Hari ufite kilowati 3, hari ufite kilowati 1, hari ufite na kilowati 2.5. Koforwa kandi yashyizeho ikigo gitanga amahugurwa mu bijyanye no gukora amazi kitwa CFTH. Iki kigo kikaba nacyo cyaragize uruhare mu kongera ubumenyi butandukanye abakigana, haba ku bakozi ba Koforwa, bakanyamigezi baturutse hirya no hino mu gihugu n'abandi. Twize gukoresha za pare bita Theodolite. Hanyuma birangiye Theodolite ne yatumaga dushobora gukora inyigo y'umuyoboro w'amazi kuva ku isoko kugera ku bigega, aho tuzubaka ibigega, aho tuzashyira amashambure, ibyo byose tukabikora mu nyigo. None iyo nyigo tukamenya n'igiciro izatwara bitewe n'ukuntu ahantu hameze. Ubwo rero nicyo bahereho bwa mbere na mbere batwigisha. Kuva icyo gihe rero kugeza turangije, twarangije dushobora gukora etude, tukayirangiza tukayitanga, akaba ariho buri gihe yifashisha ajya gushaka za finansoma mu miryango mpuzamahanga yo hanze bakorana. Ibikorwa bya Koforwa byatumye ku wa 5 Nyakanga 1981 wari umuyobozi wayo Padiri Sylvain Burge ahabwa n'uwari umukuru w'igihugu icyo gihe umudari w'ishimwe wo ku rwego rw'amahoro, aranamuhimba izina rya Kanyamigezi. Mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, Koforwa yahuye n'ingaruka zitandukanye zirimo gutakaza bamwe mu bakozi n'abanyamuryango bayo, gutakaza imitungo ndetse bimwe mu bikorwa byayo birononwa, ibindi birasahurwa. Gusa nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, Koforwa yongeye kwiyubaka, ariko nanone iza gukoma mu nkokora n'urupfu rw'uwayishinze Padiri Sylvain Burge witabye Imana ku ya mbere Ukuboza mu mwaka wa 2000. Ubu akaba ashyinguye imbere ya paruwasi ya Kibangu yitiriwe Mutagatifu Augustin nk'uko yarabyifuje mbere y'uko atabaruka. Nyuma y'urupfu rwa Padiri Sylvain Burge, Koforwa yakomeje gukora ibyo bikorwa ifatanyije n'abafatanyabikorwa bayo.
aha umuyobozi nshingwabikorwa wa Kofurwa Kinyango Jean Paul aratugezaho imwe mu mishinga migari ya Kofurwa aho iherereye, anatubwire kandi abafatanyabikorwa bafasha mu ishyirwa mu bikorwa ryayo. Muri iyi myaka 50 Kofurwa imaze ikora, yakomeje kugenda ku ntego yari ifite, yatumye ishingwa ko ari ukugeza ku baturage ibikorwa remezo by'amazi meza. Niyo mpamvu imiyoboro myinshi yakozwe ku muyoboro wa Biseke ari wabaye wa mbere. Kofurwa yubaka imiyoboro ku buryo hafi mu gihugu hose Kofurwa yubakaga imiyoboro y'amazi ariko igenda itunganya n'amasoko. Bituma Kofurwa imenyekana muri ubwo buryo, imenyekana hirya no hino ku buryo n'imiryango mpuzamahanga yagendaga iza bashishikajwe n'ibikorwa by'amazi no kugeza ku baturage amazi, bagendaga bagana Kofurwa. Bituma Kofurwa iza gukorana n'imiryango myinshi mpuzamahanga. Ingero nka UNICEF yakoranye na Kofurwa itanga imiyoboro, ikora imiyoboro myinshi y'amazi hariya muri za Mukamira n'ibice bindi byinshi by'akarere ka Musanze. Ubu ngubu za Nyabihu hakorwa imiyoboro y'amazi n'amasoko yagiye atunganywa. Protos nayo haza umuryango mpuzamahanga witwa Protos ukwana na Kofurwa cyane muri biya bice bya Ndiza mu gace ka karere ka Muhanga, za Rongi hubakwa imiyoboro, za Nyabinoni hariya muri Keza hubakwa imiyoboro, ari nako amasoko agenda atunganywa. Iyo miyoboro iza no gutuma amazi agera ku bigo by'amashuri, ku bigo nderabuzima muri kaya gace kose twita Ndiza no mu karere ka Muhanga muri rusange. Umuryango mpuzamahanga wa OTAED wakoranye na Kofurwa cyane mu bice bya Bugesera. Muri ya myaka ya za 2010 nibwo Kofurwa yatangiye gukorana na OTAED muri Bugesera. Ikibazo cy'amazi cyari gikomeye. Imiyoboro ya Mugina muri cya gice cya za Batima, imiyoboro ya Rwingeso biza kugenda neza cyane. Amashuri menshi atarafite amazi arayabona, bigo nderabuzima, za maternite, amazi araboneka. Indi miryango nayo yagiye iza, noneho tuza gusanga n'ikibazo kitari bukomeze kuba amazi gusa. Kofurwa iza kongera ubufasha yaga abaturage buva ku gutanga ibikorwa remezo by'amazi gusa, ahubwo hazamo n'ibikorwa by'isuku n'isukura. Nuko nguko mu mashuri cyane cyane hagiye hanigishwamo none hashyirwamo n'ibindi bikorwa remezo by'isuku n'isukura, harimo kubaka imisarane, kubaka ibyumba by'umukobwa, icyumba cy'umukobwa gifasha abakobwa igihe bari mu gihe cy'imihango. Ibyo byumba birubakwa ku bwinshi. Twinjira mu ngo dufatanije na OTAED kubaka imisarane ya Ekosani yafashaga no mu buhinzi, kongera umusaruro mu buhinzi hakoreshejwe ifumbire yayiturukagamo. Hakozwe akazi kenshi ko kubaka urukarabiro ku mashuri, mu bigo nderabuzima. Aho ngaho muri Bugesera ibikorwa byarakozwe. Nyamagabe naho hubakwaga imiyoboro y'amazi, za Shaba mu murenge wa Kitabi no mu yindi mirenge, hagamijwe cyane cyane kugeza amazi meza mu bigo by'amashuri, ku bigo nderabuzima. Ari nako higishwa ariko cyane cyane isuku muri ibyo bigo bihuriramo abantu benshi. Ikintu cy'isuku n'isukura kirigishwa bigera no mu ngo. Nibuka ikibazo cyari cy'amazi hari aho mu burasirazuba hari n'ibice bitagira n'amasoko. Kofurwa yafatanije na OTAED yaje gutekereza ku gufata amazi y'imvura. Ibigega aho birubakwa, tuza kubaka ibigega byo munsi y'ubutaka byo dukunda kwita underground tank. Byari binini metero kibe 90, hari n'ibyo twubatse bya metero kibe 110. OTAED twarabifatanije, umuryango wa Compassion International nawo twarafatanije mu gice cya Nyagatare. Biza kugaragara ko ikibazo rwose mu mashuri kigenze neza. Hasigara ikibazo cy'uko amazi abana bayanywaga ari ay'imvura adatunganije. Tuza rero gufatanya n'umuryango wa OTAED noneho kwiga uburyo bwo gutunganya ayo mazi hakoreshejwe za filtre nziza zabugenewe, abana baza kujya bayanywa. Ibyo byarashimwe no mu gace rwose mu karere karere turimo ka Afurika y'Uburasirazuba. Abantu benshi bagiye bava za Sudani, bakava za Kenya, bakava za Tanzania, bakaza kureba uwo musaruro wari ubonetse kandi bigashimwa
ku buryo kufurwa yaje guhabwa n'igihembo ku rwego rw'isi. Igihembo cyatanzwe na OTAID ku rwego rw'isi mu gukora ibikorwa by'indashyikirwa. Igihembo twahawe na perezida w'icyubahiro wa OTAID, nyakubahwa umwami w'Ubwongereza ubu ngubu, Mwami Charles, arakiduha. Kufurwa rubiyongerera imbaraga. Byabaye ngombwa yuko muri 2014 Kufurwa ishyiraho ikigo cy'ishuri cyigisha ubumenyi ngiro. Hari ikibangu aho Kufurwa hatangiriye, ni nako iryo shuri niho ryatangiriye. Iri shuri rero ryatangiye muri 2014, buri maze gusohokamo abana barenze 1000 bahawe impamyabushobozi. Bamwe Kufurwa irabakoresha mu mirimo yayo ya buri munsi, abandi bagiye bajya gukora n'ahandi kandi bagiye batsinda neza, abandi bakomeje muri za kaminuza. Kufurwa rero akomeje, kandi abafatanyabikorwa bagenda biyongera, imbaraga nazo zikiyongera. Intego dufite nuko twakomereza gutyo, muri iyi myaka 50 no mu myaka 100 tuzayigeremo Kufurwa yarakomeje kugira ibindi bikorwa by'indashyikirwa no kurushaho kugira abaturarwanda akamaro. Uruhare rwa Kufurwa mu iterambere ry'igihugu rugaragarira buri wese, by'umwihariko ibikorwa byayo bishimwa na benshi, baba abagenerwa bikorwa, ubuyobozi bw'inzego bwite za leta ndetse n'abafatanyabikorwa. Abagenerwa bikorwa ba Kufurwa bagaragaza ko bamaze kugera kuri byinshi babikesha ibikorwa birimo kubegereza amazi meza. Abagenerwa bikorwa ba Kufurwa kandi bagaragaza ko kwigishwa ibijyanye n'isuku n'isukura byatumye babasha kugira ubuzima buzira umuze, kuko batagihura n'indwara zaterwaga ahanini n'umwanda. Ibi byazamuye iterambere ry'ingo zabo n'iry'igihugu muri rusange, kuko umwanya batakazaga bajya mu bishanga kuvoma amazi n'uwo bamaraga barwaye izo ndwara basigaye bawukoresha mu mirimo ibateza imbere. Ibigo by'amashuri byubakiwe ibigega byo munsi y'ubutaka bifata amazi y'imvura, byiganjemo ibyo mu turere twa Bugesera, Nyamagabe na Rwamagana, barashimira Kufurwa na OTAID babagejejeho amazi meza abafasha mu mirimo yabo ya buri munsi. Aya mazi barayatekesha, bakayuhiza imboga n'imbuto, abafasha kandi mu isuku n'isukura n'indi mirimo myinshi. Tuyakoresha mu gikoni, abana bakabasha kubona ifunguro. Tuyakoresha mu matuwarete, tukayakoresha mu guhinga imboga zo kugaburira abana, tukayakoresha mu gukora amasuku, kandi tukayakoresha abana babona amazi yo kunywa. Ikigo cyatangaga amafaranga menshi mu kugura imboga zo kugaburira abana, ariko aho muduhereye amazi, ikigo ntabwo kigitanga amafaranga yo kugura imboga. Duhinga imboga, abana bakarya imboga nyinshi zitambutse n'izo baryaga mbere ikigo kikisigura. Ku kwezi batakazaga nk'ibihumbi 70 byo kugura imboga, kuko murabona hano navuga ko ari nko mu butayu, ntabwo imvura igwa. Noneho ibiribwa birahenze, noneho ku buryo bw'agahebuzo imboga zo zirahenze cyane. By'umwihariko umuyobozi ndetse n'abanyeshuri biga ku kigo cy'ishuri cya GS Rutoma kiri mu murenge wa Musha, akarere ka Rwamagana, bo bagaragaza ko bishimiye cyane ikigega bubakiwe gifite ikoranabuhanga risukura amazi y'imvura agahita anyobwa. Nta ngaruka agira, ni amazi meza y'imvura, umuntu anywa nta gicurane, nta nzoka, ni amazi meza yatugiriye akamaro. Ikintu cya mbere yadufashije mu gikorwa cyo kurwanya Covid, cya cyorezo kimaze iminsi kituzengereza, kuko ku munsi twakoreshaga amajerekani 60. Aya mazi yo tuba tutayafite, kugura ayo mazi amajerekani 60 ku munsi ntago byari kutworohera. Cyaradufashije gukarabya abana, kiradufasha mu kubaka imisarane n'amashuri. Iki gikorwa cyaradufashije mu gusukura amashuri ndetse n'imisarane. Nta yandi mazi tugura, iyo ikigega kibashije kuzura turayakoresha kugeza ku mpeshyi, nta yandi mazi tuguze. Ubibaze byaba nk'amajerekani yenda yarenga 100 ku munsi, kandi naha kubera nta mazi ahari ijerekani igura amafaranga 200. Urumva rero ako gaciro kayo mazi rwose ni ntagereranywa. Kuri ibi bigo by'amashuri kandi mu rwego rwo gukomeza kwita ku isuku n'isukura, OTAID ifatanyije na Kufurwa bagiye bahubaka ubwiherero, udukarabiro n'ibyumba by'abakobwa. Iki cyumba cy'abakobwa ikintu kitumariye, iyo uje urwaye hari igihe wenda ufatirwa ku ishuri utarubizi, warangiza ukaza muri iki cyumba gihita kiragufasha kuba uruhutse, ukitunganya. Waba wanduye ukoga ugakaraba, ugahindura
ugahindura indi padi ukamera neza nyine ukaryama ukaba utuje nta kibazo. Abagenerwabikorwa b'umushinga Tubeho Neza bibumbiye mu matsinda y'isuku n'isukura mu karere ka Kamonyi nabo bagaragaza ko uyu mushinga wabagiriye akamaro. Uyu mushinga Koforwa yakoze ifatanyije na Medicus Mundi wafashije abagore 389 kwita ku isuku y'aho baba, y'ibiribwa n'ibinyobwa, y'imyambaro ndetse n'isuku y'ubwiherero. Umushinga wangiriye neza, namenye gukora isabune sinari mbizi, kubijyanye n'isuku n'isukura nta gatanda k'amasahani nagiraga, ubu ngubu ndagafite nta kibazo. Kubijyanye n'amazi yo kunywa navaga kuvoma nkasuka nkahita ninywera n'agapira, ariko ubu namenye yuko kunywa amazi atetse ari ingirakamaro, andinda indwara n'abana banjye. Umuntu nkamenya yuko umwana agomba kugira igikombe cye, kubijyanye no kurya umuntu akagira isahane ye. Rwose ndashima ahubwo umushinga wadufashije kugira isuku rwose irambye. Abize imyuga nabo bagaragaza ko bamaze kwiteza imbere mu buryo bugaragara babikesha ubumenyi bahawe na Koforwa. Twageze kuri byinshi dukesha buruge, byatumye tubona amafaranga, bituma twiyubaka, dushaka abagore, byose twabikoze turi muri Koforwa. Hanyuma rero biza kurangira twaguye ubumenyi bwacu, byatumye dushobora no gukomeza amashuri kugeza ku rwego turiho, kandi tubona imirimo rwose na none munsi turiho neza. Tukiri mu burezi, abize ndetse n'abiga mu ishuri rya Saint Sylvain TSS yashinzwe na Koforwa ku bufatanye na Minisiteri y'Uburezi, nabo bagaragaza ko iryo shuri ritanga ubumenyi bufite ireme kandi ko ryigisha amashami akenewe cyane cyane ku isoko ry'umurimo. Nshobora kuba napima inzu nka setting ikibanza runaka, nkazamura inzu nkageza ku gisenge nkanayikinga. Iki kigo abarimu baduha ubumenyi bushoboka, ibikoresho byose birahari, pratique tugomba turazihabwa ndetse na teori. Ku rundi ruhande, ubuyobozi bwite bwa leta nabwo bukaba bugaragaza ko ibikorwa bya Koforwa byagize uruhare rutaziguye mu iterambere ry'igihugu. Twebwe rero nk'akarere ka Muhanga imbaraga nyinshi tuzifite ku bikorwa n'ubundi Koforwa yakoze mu bihe bitandukanye by'imyaka yashize. Muri iki gice kinini hafi mu mirenge 6 igize aka karere ka Muhanga, twubakira cyane ku mazi cyangwa se ku miyoboro y'amazi yakozwe na Koforwa. N'ubufatanye dukomeyeho kandi tuzakomeza kujyanamo na Koforwa. Abafatanyabikorwa ba Koforwa nabo bagaragaza ko imikorere n'imikoranire myiza hagati yabo ari ituma babasha kugera ku ntego biyemeje. Mu by'ukuri iyo uvuze umuryango wa Water Aid ntuvuge Koforwa uba ntabwo biba byuzuye. Koforwa rero nk'umuryango utegamiye muri leta w'abanyarwanda, ubwo Water Aid yatangiraga mu myaka 12 ishize, habayeho nyine gushaka amakuru ahantu hatandukanye mu rwego rwo gushaka abafatanyabikorwa bashobora gufatanya na Water Aid. Nuko hagendewe nyine ku makuru yagiye agaragara y'abafatanyabikorwa batandukanye n'ibikorwa bagiye bakora, tuza gusanga Koforwa niwe mufatanyabikorwa ukwiriye ubereye gukorana natwe. Twababwira kandi ko ku wa 16 Ukuboza 2022 ku cicaro gikuru cya Koforwa Ikibangu, abanyamuryango, abaturage ndetse n'inshuti za Koforwa bizihije yubile y'imyaka 50 Koforwa imaze mu bikorwa byo kugeza amazi meza ku baturage, isuku n'isukura n'ibindi bikorwa bigamije imibereho myiza y'abaturage. Ni igikorwa cyabanjirijwe no kwibuka ku nshuro 22 Padiri Sylvain Bourguet washinze Koforwa, cyabaye ku wa mbere Ukuboza 2022, kikitabirwa n'umwe mu bagize umuryango we Catherine Bourguet. Yanaboneyeho gushimira abanyamuryango ba Koforwa ku byo bamaze kugeraho, anabasaba gukomeza ibikorwa umurava n'ubutwari byaranze Padiri Sylvain Bourguet. Je suis Catherine Bourguet, je suis la fille de son petit frère.
J'étais donc la fille de son petit frère et je suis venue au Rwanda il y a 34 ans pour découvrir un peu mon oncle qui est parti quand moi j'avais 1 an, donc je ne le connaissais pas beaucoup et je suis venue 4 mois et je voulais revenir ici pour m'incliner sur sa tombe et pour remercier la population de garder sa mémoire, de garder toutes les actions qu'il a fait. Et je vois quand je parle avec les gens que Camille m'a présenté, je vois qu'on se souvient de lui et ça me fait vraiment plaisir. Donc il y a Koforoy, il y a le Kara, j'ai été voir des adductions d'eau, la maternité, voilà, c'est toutes ces activités. Et je remercie vraiment toute la population et les autorités qui continuent son œuvre. Tugarutse ku birori byo kwiziza yubile y'imyaka 50 umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'ibikorwa remezo Uwase Patricia ari nawe wari umushyitsi mukuru muri ibi birori yifatanyije n'abandi bayobozi mu nzego zitandukanye ndetse n'abanyamuryango bakoforwa gutera ibiti mu rwego rwo kurushaho kwita no kubungabunga ibidukikije. Umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'ibikorwa remezo Uwase Patricia yashimye cyane ibikorwa by'iterambere isuku n'isukura koforwa imaze kugeraho mu myaka 50 ishize, ariko kandi anasaba ababyitabiriye gukomeza kubisigasira no kubyongera. Koforwa imyaka 50 imaze gukora byinshi kandi byiza, cyane kubaka ibikorwa bitandukanye y'amazi ari mu karere ka Muhanga ariko no mu tundi turere tw'igihugu 6 hose. Aho hose rero ni ibikorwa byiza cyane kuko muri gahunda ya leta nuko duha abaturage 100% amazi asukuye, abo mu cyaro bakayabona kuri metero byibuze 500, abo mu mujyi bakayabona byibuze kuri metero 200. Iyo gahunda rero tuyijyanamo n'abafatanyabikorwa nka Koforwa, ntabwo leta yabyikorana. Tukaba tubona rero Koforwa ifite umusanzu ukomeye itanga muri ibyo bikorwa byo kunoza amazi na serivisi z'isuku n'isukura ku Banyarwanda. Mu gusoza ubuyobozi bwa Koforwa bukaba bushimira abafatanyabikorwa babufasha umunsi ku wundi kuzuza inshingano zabwo, bunagenera ubutumwa abagenerwa bikorwa. Abafatanyabikorwa baba ari abo twize gukora mu minsi yashize, abo dukorana uyu munsi, turashaka kubashimira cyane. Baradufashije cyane mu myaka 50 tumaze. Abagenerwa bikorwa turacyari babandi, turacyari ya Koforwa ikora ibikorwa birambye, turacyari ya Koforwa yubaka ikigega ntimuzabura amazi, ikigega cyaratobotse. Turacyari ya Koforwa bagezaho amazi meza kandi ku gihe, kandi amazi afite isuku, amazi atajya abura. Nk'uko twabibonye rero amazi ni ubuzima, bityo buri wese akaba asabwa kuyabungabunga.